Nitwa Diane Umurerwa, ni mu karere ka Musanze, nkaba nayo ndi kuri iyi center, tukaba twaje gukoresha izi mashini. Ngiyo iyi mashini Musanzeho dukora amastika, stika ushobora gushyira ku myenda cyangwa kuri telefone yawe inyuma cyangwa no kuri computer, aho ushaka hose stika zijyaho bitewe na stika ushaka tukayigukorera. Tumaze ukwezi n'igice tubyiga, uyu munsi niho twabisoje. Muri ayo masomo twari tumaze igihe twiga. Impamvu nagize igitekerezo cyo kuza kwiga nuko urebye mu gihe tugezemo hagenda haza udushya twinshi kandi dukoreshejwe imashini, kuko ibintu bya kera nibyo byakusabaga gukoresha intoki, ariko ubu ngubu byaroroshye, hari imashini, bisaba kuyiga, ntabwo biba bigoye. Icyatumye nza kubyiga nuko iterambere tugezeho bisaba ko uba uzi gukoresha imashini cyane kuko ariho tugana. Kwigira muri iyi center icyo bimfasha, muriramo na bagenzi banjye bagiye bazana ubumenyi butandukanye bakuye hanze, tukaza tugahuriza hamwe, twaccessinga internet, tukagenda dukoraho ubundi bumenyi butandukanye, kuko hari n'abatubanjirije mbere yacu bagiye babikora, tukagenda twigira ku byo bakoze. Kuza kuri iyi center icyo kintu bimfasha cyane nuko nkamenyera amakuru menshi atandukanye dukurikije bagenzi bacu batubanjirije, kuko ariho bigitangira. Ntabwo baratangira kudusaba amafaranga, ariko uko tuzagenda tumekanyisha ibikoresho dukora, ibyo dusohora, tuzagenda dukostinga abantu bikurikije ikintu azaba gusaba nuko kizaba kingana. Icyo nteganya ni ukuzafasha, hari bagenzi banjye bari hanze nabo bakeneye kuzagira ubumenyi nk'ubwo twagize ahangaha. Ntabwo ngiye kwicara ngo bibe ijyanye njyenyine, nzigisha bagenzi banjye, nzagenda nshaka n'amasoko nkore, turusheho no guteza na center yacu imbere. Urabona ko hari ibikoresho bitarimo byinshi, tuzagenda tubyongeramo bikurikije uko tuzagenda tubona amasoko hanze. Ushobora gukora amastika yose bitewe na stika ushaka, kuko hari igihe haba harimo stika nyinshi, wowe uhitamo iyo ushaka, zose turazikora nta kibazo. Iyi ni ingagi turi gukora, ni ingagi silverback ifashe nka gutya. Mvuga ngo umusobanuro ukamwereka ishusho, umuntu ntabwo yayumva neza, ariko urayikora ukayizana hano ukerekana neza uko kizaba kimeze icyo kintu. Urugero, aguhaye komande yo kumukorera ikintu, ariko ntabwo ufite ishusho ya nyayo ifatika, bimwe twitaga makete yo babaga bari gukora ibishushanyo mbonera by'ahantu. Urugero, aka ni agasimba, twahereye kuri ibi, ariko ni muri buri domaine. Hano ni mu mitako, ariko yafasha no muri civil engineering, mu bwubatsi, ukabona neza ishusho y'inzu, cadastre, etage se uko yabiteye, ukabona no mu byumba uko izabikase na esikariye ko zizaba zimeze. Hano ukaba wamodifiya hakiri kare, uvuga ngo ya ntago mashaka gutya, ukaza ukabidizayiningiramo. Hano tubidizayininga ku mashini, ni software dukoresha, warangiza ukayihereza. Nk'ubu urugero, iyi isigaje isaha n'igice kugira ngo ibirangije iyi silverback. Urayikora, warangiza ukayiha komande, ugacomeka ku mashini, warangiza ukigendera, ikaza kubikora, ukaza yarangiye. Iyi ngagi ifite amasaha 17, isigaje isaha imwe n'igice kugira ngo ibirangiye. Twayitanze komande ejo, tubyuka iri gukora, tubyuka irageza saa 7 irangiye. Izindi ntuzibaho, hari igihe waba warabonye ikintu ahantu ukavuga ngo akanara-kabonye ndashaka mukankorera, ukeneyemo twinshi. Ntabwo ari ngombwa ko tujya kukadizayininga bwa kabiri, ko ntabwo wahuza n'uwo kadizayininze. Dufata iyo bita scanner, ngiyi scanner turayifata tukayicomeka, twarangiza haba harimo reyo, niba rugera ari nkawe cyangwa se ari ikindi kintu gifatika kiri fizike, ukagenda ugisikana impande inguni zose, warangiza ukemeza komande mu mashini, ukagenda ikaza kugigukorera uko yakibonye igifotora. Iyo irafotora ikagenda isikana uko ikintu kigaragara, yarangiza ikaza kukiguhereza. Iyi niyo bita 3D printing, ni rwo rugero rwayo. Dufite iyo twita laser cut. Ngo laser cut niyo ikora ibi bintu. Muzakunda kubona mu nzu ziyubashye harimo imitako myiza, mukaberwa ukuntu yakozwe. Ngo iyo imitako tukora, iyi laser cut ikora itwika, iratwika igatwika ibyo uyihaye. Ishobora kwandika inyuguti, ishobora kugukorera amakarita nk'aya mataburo twatanze mwabonye, ishobora kugukorera ikintu cyose gishoboka. Urugero ni utu, ukabona ishusho gutya. Iyi ngiyi ni utuntu ushaka kwerekana ishusho y'ikintu ko kizaba giteye, ariko ukaba utashobora kugikora ari kinini, wowe ugakora gatoya. Urayidizayininga, ni utuntu tuba tworoshye, ukerekana muri
ugatanga komande yarangiza ikagukatira aka ukaza guteranya nyuma, uyihana joint ku buryo uhita ucomeka nta kole yiyongeyemo. Urugero ushaka gukora aka kantu kaba ku bwato kagarura umuyaga, vuga ngo umuntu akavuga ngo designingira ako kantu, vuga ngo ukikabona byanagucanga, ariko yaguhaye ifoto urugero utiri ukora na design nayo yishiramo hano igahita ikwereka vectors ziyigize. Vectors ni agace buri gace kagize icyo kintu, wamara ukemeza ikabugukatira kamwe kamwe ikakwereka naho uri buze kubujoyiningira, ugaza guhita ubuhuza, umara kubuhuza ukamubwira ngo dore ikintu cyawe kizaba giteye gutya, aho kugira ngo umusobanurire mu magambo ukajya umwereka sample. Iyi ikubasha gukora akantu kangana gutya, ariko hari n'izisumbuyeho ukora plateau ireshya gutya. Iyi nayo iri automatique, ifite na sensor ibasha kumva ikajya igenda iri kubikora. Ibi byose nta na kimwe dushiraho amaboko yacu, ni commande gusa mu mashini ugahita urekura bikikora. Noneho hari CNC rero nidukorera iyunganira ububaji. CNC yo nayo ni automatique kinini cyunganira ububaji. Iyi mitako yose mubona ababaji birirwa bafata cizo bakirirwa bacukagura ntibikigezweho, urayihereza uradesigninga kubishaka, akantu kose ifinyora kabiguhereza, arangiza yikitwara automatique. Yaba ku byapa nayirandika bira bintu binini cyane nayo ibasha kubikora, bibaye bikoze mu mbaho ko idiringa n'imbaho n'ibintu wenda bya plastike bicya bidakomeye cyane, ariko n'imbaho ya designingiwe naza ikaba yakiza nyuguti, ikaba yakora iyo mitako, ikaba yakora na pieces, wooden pieces zo nk'urugero ameza nk'aya tuyateranya mu isegonda rimwe dukoresheje CNC. Uhita ushyiramo commande y'ama pieces yose ushaka, nazo ikayagukatira ikanakwereka ukuntu bwo ya joining ikaza yabikase, gahita byoroha. Gake abantu bose bazamenya ko hano hari produit bakenera buri munsi mu bikorwa byabo bijyanye n'ubukerarugendo, bijyanye no gutaka mu nzu zabo neza no gutunga ibikoresho bisa neza. Kuko mu bintu byatunaniye hano mu Rwanda bigorana ni finissage y'ikintu. Finissage kugira ubona technique yakiganye ariko finissage kamugora. Rero ibi byose bigenda biza birimo innovation, no kugira ngo tuzajya kuri ya produit ubona ko yujuje ubuziranenge bufatika. Vuga ngo rero bazagenda babimenya, tuzagenda natwe tubegera, akarere kadufashe, center idufashe, umurenge udufashe. Ubwo rero twizeye ko bose nibamara kubimenya igisubizo cyabo cyarabonetse. Iyi project tubonye ni project y'igiciro cyinshi ifitiye umumaro abaturage b'Intara y'Amajyaruguru, by'umwihariko urubyiruko, ko bazajya baza kwihuguriramo ibijyanye n'ikoranabuhanga, bityo bikazabafasha kuba bakwihangira imirimo cyangwa se bakaba bapigana ku isoko mpuzamahanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Iyi centre ubundi igenewe urubyiruko, nibura baba bageze mu ishuri kuko mwaboneka ibintu by'ikoranabuhanga, ariko na university kuko azajya yohereza abanyeshuri hano gukora stage, ndetse nyuma n'abakora ubushakashatsi n'abazaba bemerewe kuzamo hano bose amarembo arafunguye. Ku Ntara y'Amajyaruguru ikintu gikomeye cyane kuko urubyiruko rugiye kubona uburyo rwihugura. Hari igihe umunyeshuri aba yarangije kwiga ariko nibura akaba afite ubumenyi butamwemera gutajya ku kanya ku isoko ry'umurimo. Aha rero ni inyongera ku urubyiruko ruzaba rwigiye mu ishuri, azabonye uburyo bwo kwiyungura ubumenyi buhagije umushoboza kuba yakwihangira umurimo kandi akahanga umurimo unoze, yajya no ku isoko mpuzamahanga akaba yakora umurimo unoze kuko azaba yabonye ubumenyi buhagije bwiyongera ku bwo yahawe mu ishuri. Uruhare rwacu cyane ni uko iyi centre tuyigira iyacu, tukayibyaza umusaruro kandi tukayirinda. Ubutumwa naho urubyiruko icyambere iyi centre dufite nta rwitwazo kuko ntabwo bazajya bavuga ngo ni ukwishura. Urubyiruko rw'Intara y'Amajyaruguru babyumve ni centre igiyeho nta kiguzi, bayigane rero bayigire iyabo, bayibyaza umusaruro, biyungure mu bumenyi, babone ubumenyi buhagije buzabashoboza kwibeshaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.